platform aba social media influencer urimo kumva ariko mu bigica nkana ntago mushaka kumva ko bagomba kubashoramo ngo muwe ku mafaranga tubashoramo ahubwo umuziki urahenze god ngewe ngira team management urebye nabikurikirana nuzabimpora zarandenganyije ariko umuziki urahenze nuzabona umuhanzi nta kintu abashije gutanga sometimes mujye kugira n'ubushobozi butaraba bwinshi cyane ngo tumere nk'abandi uko mubabona yego ngewe ku bwanjye ntago nshobora kubyanga ntago nakwanga ko umuntu wakoze ahembwa ubaze Dumba niwe muntu Dumba yashatse ko amafaranga ndamubaza ngo uremera gukora ibyo nshaka ngo ntabyo nkora ngo ndakora ibyo nshaka mwese ubwo ndabakwishyurira iki uzi ibintu ubushaka ntabwo babishoboka guys mukore nka birasara akoze birasara musonera akoze ndashaka mukore nka biriya ndashaka kubona Melodie ageze ku 1000. I need someone to drop something big please Dumba erega Bruce ubushaka ko tuvugira ibintu hano nicyo kibazo cyawe ushaka ko tuvugira ibintu hano ariko se bitwaye iki we kana uvugira n'ibyo utavugira koresha ubwenge umutwe wawe ni degede ntabwo navugira ibintu byose hano niko Melodie icyo ni ikibazo cya management mufite management zanyu zumva zidashobora kugira zigira mwagiye mutanga amafaranga management yanjye ntabwo imana amafaranga bazi ko bahana abantu badakora umuziki abo Dumba nyuma yuko tugahere management yanjye imana amafaranga hanyuma management yawe yapfiki na Dumba reka bizanamo ama feelings nicyo kibazo umva reka nkubwire ngewe muri 155 umuntu dufitanye ikibazo ni Bruce wenyine nawe wacyumvise ikibazo dufitanye ariko nawe ntiwacyumvise waje gusuhuza abafana kerega turavana tujye urabona Godfather ibintu najyaga nkubwira Jesus iki ni iki noneho tegereza uraje ubone ibitangaza Mero dufite ikintu bita umufana aba n'abagiye uwa yamaye umufana meya komegore kwanga mukanyazi abafana ba Debeni gift muzime ndazishira Debeni abafana ba Debeni gift muzime ndazishira Debeni ngo yarabatwaye yarabatwaye dore gazi ndashaka ibihumbi ijana Dumba zanira muyango hano nzanira muyango ibihumbi ijana ubwo se mana mubirebere reba hejuru yawe urara kugeze kuri 47 ya haraburaho 53 God I need something big anybody who can surprise so urumva nani Melodie Dumba rero akubise za henzapu nkubita za munyakazi nkubita za bado bigezeho nkubita kungora mbona ibintu bihinduye isura ndavuga ngo ningera kurogera noneho masikini biragenda biti nkaba nari mfite na plan yo kuza gupremiering indirimbo video ariko se bitanitahira ndashaka ingofero ndabaza ubundi Melodie mbabona adakenda aba promoter arishoboye turaza kureba kuri promotinga ingaruka zibirimo ndashaka kuza turaza kureba kuri promotinga ingaruka zibirimo nta ngaruka nimwe iri mu kwigirira icyizere no gukora akazi kawe uko bikwiye uzi abantu bajya bangira inama ngo sinkaze kuri live kandi najya muri stade nkabona harahiye Jesus biri kumumenaho wajya muri stade ukabona harahiye ikibazo mfite nk'abantu bangira inama y'ibintu nkora ni mwabikozeho hehe ku buryo inama zanyu nyine mutekereza ko zifite agaciro gakomeye kumwe ngo singe live kuvuga ibyo nagezeho cyangwa ibikorwa byanjye uba wumva ari nde muntu wabivuga neza kundusha mana yanjye ari genye ngira ngo ngira umudomo Bruce afite ikinwa zirahagije mureke mbanze nzikurikize ni nyinshi wowe ufite umudomo Bruce afite ikinwa bakita ikinwa ndabaza Melodie kubera iki tutabonye abantu bahagije mu gitaramo mwakoranye korabo uba platform kugira ngo mukorane muri kira gitaramo bandi kuko yakoranye na Bwiza gusa wakoranye n'abantu bangahe hariya mu gitaramo mufitanye korabo abanyarwanda abandi barantengushye abandi ndege zirabasiga ariko nubundi nta cyabuze impara kugira gute
gucuranga Kigenda mwari kwa muri kubuhari kumwe hara ninde indege yasize bagombaga kuza nimba ivuga ubanza bitari bari byiza reka mbe mbyihoreye oya ntabwo ari bibi byaba ari byiza tukamenyerega no kubana nabo mwakoranye ngira ubwenge ntago namuvuga ariko ibintu byose napanze nka 50% y'ibintu nari nateguye nta byabaye. Melodie hari ikintu cyagutengushye cyangwa hari icyo utakoze wagombaga gukora muri kira gitaramo ku buryo byari kurenga ibyo twabonye nakuvuga 50% nateguye ntabyo nakoze 50% y'ibyo wateguye ntabyo wakoze bibiri men regista igitaramo ntabwo cyari icyaye bari bagutumiye turabizi bibiri men Melodie wakigize icyawe byo umugabo wo kuri radio TV1 umufana wa Debeni yariza yo kwarika aravuga ati twakiriye umuntu mu rugo dusohora mu nzu ayisigaramo ayo kwarika yari kurira yarize amazi buriya yo kwarika na amazi baba bari busongemo ubugari. Guys ibintu muri gukora nibyo guys haraburaho 50 gusa ntegereje umuntu uzopinga the big thing Melodie tugaruke ku ndirimbo rero ariko nabuze namaze ngosore Dumba nyarumva avuga ngo umuntu ngabaye gipfura Dumba njya kwigisha ikinyarwanda umuntu udashoboye ntabwo ndimo ndakumva sinimo ndakumva guys mumbabarire bari bamamagaye ntabwo nakumva ntago umuntu utazi kuganira bamwita igipfura ni igifura ni umuntu muganira igifura akahita arakara uwo ni Godfather nawe sometimes nawe wowe na Godfather muri bifura sha umwana uri igifura ari wowe ibaze ko maze gukosoroka batari kumva niba ari idegede niba ari umwungu niba ari umutanga uwo mutwe nisinzi birimo kabisa okay nsubiramo nyigisha igifura uri kuzana Godfather muri bifura n'imfura igifura we na Godfather muri bifura nawe uri ikijije ku buryo kwiga akantu kamwe bigufata imyaka 1000 ariko mujye mumukosora nazajya byica Dumba akunda ikinyarwanda mujye mumukosora dore ntago aramenya neza kubivuga arinza asazanye imishinga nayo nka yangoma yanjye Bruce uzambyara kukiri murabyara ndishimye rata kubw'iterambere ryiza ukora umuziki neza ukanasenga Imana igushire hejuru mu buryo gusenga bayagiye mu myaka 10 nashaka rata njye ntago ndi umufana w'indirimbo z'isi ariko ndi umufana w'ibyiza ukora murakoze cyane kubera ko icyo uvuga ntago uvuga amagambo meza yubaka abantu nakunze ukuntu wavuze ko uririmba ubuzima bwawe so Imana ikuhagure gushire kuba international nkuko Godfather yavuze ngo indirimbo yawe ugiye gufata East Africa nani ndavuze izafata isi yose. Murakoze cyane Pastor wasengeye Bruce ndakumva Bruce n'ubundi n'umukozi w'Imana ni umukozi w'Imana musengeye wumshe kuninjanga yavuze ngo Yesu ashimwe. He's a man of the discipline and a man of the respectable. kubera ko Dumba atamenyera iby'agakiza cyane nibyo buri kuvuga abakeneye ko umuntu amusobanuriraho gakeya. Nsobanurira Bruce reka twebe Bruce asobanurire Dumba urumva ibyo navugaga uyu mwaka ibintu byawe byose bizabe complete uyu mwaka bizabe complete hano nibwo bwa mbere mbonye kuntu bandika ngo buri muntu wese dusike duhura nangahe Buraya yandika ku mupira we ngo 001
ibyo mu cyongereza ukuntu babyita pasiteri babyita self proclaimed ni ukuvuga ibyo yiyise. No. Yes. Ariko Bibiliya avuga ati ngo ibyo tuziyaturiraho nibyo by'ukuri dumba. Rero iyo 001 ni self proclaimed nibyo yiyise. Maze nivugire maze mubwire nje ibyanje. Rata Bruce ibyo ukora cyangwa se bituma twese tugukunda nakumvishe nicanga ndagutega amatwi ufite la grâce de Dieu ufite ubuntu bw'Imana buri hejuru yawe. Iburayi rimwe ahantu ukorera repetition uri bukuza kwikora kwa Karasira ahantu hamwe gutya mu rusengero no mujya ku ruhande muri ndi sale zo guperforming iburayi. So kanzamura abantu sasa ngiye kuzamura abantu mwese riri pupe ngo usuhuze Bruce Melodie wari waje muri Brussels. Reka tuzamura abantu baza kubaza ibibazo. Bruce akunze ngiye nashaka God mubaze ikibazo. Mubaze ikibazo ngiye kuzana abantu ngiye kuri abantu ba Melodie bazamubaza ibibazo sasa. Okay, kamwibarize Bruce. Ikibazo mfite bro. Yes. Uraririmba ni byiza urasora indirimbo ni byiza. Eske ugira n'umwanya wawe personnel wo gusenga wo gusoma ijambo ry'Imana? Kare. Ako sino wimbajije dumba. Itani yankundiye se ntumwumva akora Abantu ndashaka abantu mushobora kubaza ibibazo ariko unkande kuri Bruce Melodie mani harabura amanota make habuze umuntu ukora ibitangaza. Let's go chat muri he iri urazamuka. Ikibazo cyanje nkibariza se eske ugira umwanya wo guhimba indirimbo kuko nemera ko ibyo ukora ni Imana iva ku Mana. Nubwo twebwe abarokore dushaka kuvuga ngo uriya ndaza kubona bata sekira music, no, it's a gift coming from God. Ni Imana iva ku Mana 100%. Reka nze ngusubize kugira ngo wumve ko ibyo bintu mbibamo ariko ntabwo nakubeshya ko burasijya niriyadarira mu bintu by'Uwiteka ko jebura iyo ndi kwikorera indirimbo inyinshi nkora ziba ari indirimbo z'agakiza izo nikorera nk'umuntu ngiye gukora ikintu ntajya nkora ariko n'ubundi ubwo ari iby'Imana izazana n'ibindi. Amen. Oya kuko impano ufite niba dushaka kwicanga turi abantu 2,000-3 turimo kukumviriza, c'est la grâce de Dieu, ni ubuntu bw'Imana buba bukuriho. Nibyo kandi Imana ndayubaha ndanayitinya ndayikunda ariko na rwashitani bwari bwaragiye Ben arabugarura yarabugaruye ubuki ubuntu. Reka banza asubize bandu sivyo Yumva rego uretse n'uburere urumva iyo Imana itari mu ibintu byinshi birazamba. Akeneye Imana. Dumba akeneye Imana. Oya yatuye agakiza ntago agitukana. Aratukana cyane. Oya yarabivuye. Aha mureba iyi laptop yanjye. Niyo nkorera imiziki. Iyi ngiyi ni Logic. Logic ni dukoresha. Logic Pro I know. Urabona indirimbo iri hano inyuma yanditseho Gospel Bruce. Nakaririmbo natangiye karananira kukarangiza shitani amaze iminsi afiteho imishinga itahwitse ariko dore muhumura kanyibukije. So kera rero nari umuproducer najyaga nkora indirimbo nkazikorera abandi ubu nsa n'uwabisubiyemo urebye mara umwanya munini muri studio cyane muri iyi minsi. Reka nkumvishe rero ibi bintu ukuntu biba bimeze. Nkumvishe ino ndirimbo mwabajura mwe wo kuri YouTube nimugera kuri ino ndirimbo mu muting nimubishyireho. Tumaze iminsi tugendana umfashe ikiganza wagiye unyambutsa inzira zinzitane ni kenshi nibeshye
ko birangiye nari ndushye ntakirwana uraseruka mwami wanjye uhora unubura ni kenshi warwaniye intambara izo nzini izo namenye mwami wanjye uhora mutima wanjye ntugashidikanye sigaho tuza yuhu ibyo yakoze birahagije ahubwo shimwa shimwa naho kabaye kagarukiye none se bro haleluya mata uzayihe bena iririmbe we ntabwo ndashaka mukwiranye kubaza wari uje kunsubiza ariko tutumba barakuroze cyangwa warindiriye gato kansubiza wari uje kunsubiza ikibazo cya pasiteri nagisubize dufata abandi bantu. icyo narindi gusubiza ubwo kuri pasiteri nuko none reka nkirangize cyose noneho ukimara kukinsubiza eske ko uririmba sekira uzarangiza uririmba gospel utakirimba sekira cyangwa uzikomeza sekira kugeza Yesu agarutse? ntabwo nteganya kurangiza. Number one. numva mbikunze nkora umuziki mbikunze si ikintu numva nzareka vuba, niyo mpamvu ndi kubikora mukira napana kureka umuziki ndavuga ati guswitchinga ukaririmbira Imana gusa. Reka namwe muri abantu b'Imana n'abandi ndirimbira nabi. Okay, ikibazo cy'umugabo cyarangiye bari gisubiza dufata. Ngabasubiza cya kintu. Ndabije kibazo. Kibazo cyo dufata umuntu. Amaji de Bra ko ntari kukubona. Ndirimba ibintu byose. Ndirimba indirimbo zo kuramya no guhimbaza n'izindi. Ndirimbira ntekereza ko nshobora kuzabwiriza ubutumwa cyane. Amen. Kubera ko Imana mbabuzukuru ba shitani babasekera inyuma. Amaji ko nakubona uri he? Imana ndimo kandi mbyiyumvamo. Gusa nanone nabyo nabonye bavuga ngo umuntu azajye kubyiga nimbona bigoye cyane nzayikorera mu kuririmba wenda. Gusa sintekereza ko nabo muhanzi uririmba indirimbo z'Imana byonyine. Kubera ko na society ikeneye indirimbo kandi si indirimbo z'urukundo wewe. Zinazo zonyine ndirimba n'ibindi. Mbega umutima wanjye uragutse n'umutwe wanjye urafungutse numva ntabyo ntaririmbaho. Ko wabona hari nk'igihe kigeze wenda hakabaho kuririmba wenda nk'indirimbo zo guhanura abantu se cyangwa se kwereka abantu inzira ibintu bigomba kunyuramo cyangwa se nuko Imana izabidushoboza. Ntabwo njya ntekereza ko wanjye nagiye mu nzira itandukanye cyane. Uruseka kwigira umuntu z'Imana n'amana uzi. Amen. Icyambere nabajije mbona rinza arayisibye. Atumye wibagirwa n'icyambere wari wambaye ari umugabo witwaga Namani. Namani ari muri Bibiliya. Dumba yararwaye ibinyoro. Yari umugenerali. Arangira agenda asangana umuhanuzi w'Imana yarari aravuga ngo amukize. Haleluya Dumba. Amen. Umuhanuzi aramubwira ati pastor atangiye kurya indimi. Niko nguko umuhanuzi aramubwira rata. Okay, pastor ndakumyutinze. Bruce Melodie va mu by'amadini subiza ikibazo cyo kubinda. Amaji de Bra kandi kankubone ntago ndi kukwana bareka koza kunjagaraza. Ahubwo genda widumbaguza incuro 7 muri iriya ki dumbezi wowe urumva. Umuhanuzi ibintu yamubwiye Namani yarabikoze afite kwizera. Uzi ikintu cyabaye kuri Namani? Yavuye bafite umubiri nk'uwagahinja. Ndashaka kudumbaguza. Amina. Ndashaka kudumbaguza Dumba ibintu ibinyoro bimuri mu mutwe bigashiramo akagaruka avuga izina ry'Uwiteka. Haleluya. No kasha. Asimana watsinda muri request wowe. Ndasaba Bibiliya ariko njya nsaba Bible iyo mbonye kanya. Godifa mubaza akabazo ataraza amagisi.
umbabarire uze kumfollowinga. Bruce ikintu cyonyine uzi gukora ni ugukunda abakobwa bawe ibindi byose uraho. Bruce Yes. umeze ute musaza? nta jambo naguhaye Sorry. uretse gato meeting amike yawe. Thank you. Riri pupe Melodie dufite umubyeyi ugukunda uyu nguyu muranaziranye by the way nani we waguhaye iriya ntare bamwita Riri pupe. Riri uraho? Fungura mike yawe uvugishe Melodie. Muraho neza. Muzamutse gusa ntabwo arafungura mike. nayifunguye. Okay, go ahead. Muraho neza. Happy New Year. Happy New Year. Ntago nzi se. Ndakuzi. Ndaho. Uko nyonyo. Harya basubiza bategura. Urasubiza ngo jihad. Oya. Free jihad. Meze neza. Kanda ukumbuye sheri wanjye. Dada nanjye yamaye nka rero. Uri Kigali. Bruce Melodie ndagukunda urabizi uri wanjye. Murakoze cyane ariko rwose ntuzatumenyire isoni mfite ubwanwa. Niba umukunde muri TikTok invaso yabuze umufana wayimuha. Namuhaye intare n'ibindi byose ntabyo namwima kabisa. Ni umuntu. Buke. Murakoze cyane rata murakoze pe. Okay, twagiye so urakoze Riri kandi nice to have you here. Mama la miracle. Noneho mfite abantu 200 bashize muri request Amaji de Black namubuze. Ari impanuye. Oya abantu ninde muntu uri hasi wamfasha nka moderator akaboroka abantu bashize muri request bose. Abantu muvane muri request cyangwa bababoroke. Murabura live. Nkeneye abantu bamfasha kabisa kuvana muri request z'abantu zirimo. Reka ze nkwereke. So twagiye Sunday. Deo nafata ijambo. Ni iki ufite ugira Bruce Melodie? Ari kibazo ufite? Nagushuje. Nakwikirije. D'abord iriya ndirimbo ni nziza cyane. Murakoze cyane. Kandi zabikora. Bakubajije performance yawe ukuntu yagenze, nge hari ikintu nashaka kukubaza kuri side ya Ben nk'umuntu wari wagutumiye, performance ye wayibonye gute? Ya performance neza. Wayibonye Big mind. Ya performance neza. Bina kuri ijwi presence imbere y'abantu ibintu byose byagenze neza kubera ko nza abandi bahungu baha microphone bagashya intoki. Kandi rwanjye nabonye byari byiza kabisa. Comment ku bantu bavuze ko yari playback se bazakore live. Ndapfuye. Gusanga umuntu abari kubivuga mwana asanzwe akora nk'akazi k'ubumotari ubu twarushanwa koza kasike ko bimeze umusaza. Nuko judging ibyo ufite ubushobozi ibyo uzobereye. Okay, reka nsoreze kugushima ukuntu udashaka kuzana beef mu bafana bawe, ahubwo bawumva ko ari competition. Abafana bose tubyumvise tugafata ko ari umuziki, nta kibazo ufitanye na The Ben. Mwese muri abahanzi b'abahanga, kiriya gitaramo cyabitweretse. Ahubwo nibazaga umwaka utaha uzamutumira ku itariki nk'iyi. Itariki yo niye, itariki ni ya Ben yarayifashe. Ariko namutumira n'ahandi. Uko buriya byarangiye meze nk'umuntu utsibuyeho gake akajurira. Impamvu rero ntashaka ko abafana babizanamo urwango n'umutima mubi nuko muri iki gihugu ibintu byose bije n'umutima mubi na leta ubwahita byemera. Yego. Umeze kwibuka ko ari ukwidagadura ni ibijyanye n'umuziki, ntabwo ari ibijyanye no guhangana nko kurwana nko kugirana nyine ibibazo. Ngewe ntabwo entourage irimo imishiha n'ishaza ntabwo wapi n'ibinkorera. Unkunda ukabona numva ugira uzavuga nabi waceceka nkivugira. Nzi kuvuga Imana yankoreje ikara ku munwa ryaka nakivugira, ariko kumvuga ubabaza abandi nanjye mbibabariramo. Icya kabiri biri kuzamura industry murabireba,
nagiye mbona n'utundi tujene duto dushaka kubiriramo lifti nkatwirengagiza urumva natwe twaratubonye ariko mwe mukatubona biri kuzamura Dumba uramyutinze uri gukaranga bikamyutikura kuvuga ntabwo tukumva. Juno wumvise Bruce Melodie binavuze Juno. Yego. urumva Juno wumvise buri muntu wese akagira ikintu akuramo, ariko iyo bitangiye kuzanamo umutima mubi ni ugusenya sukura. nuko nguko wihakanye amnuza giti mu jisho ntiwamwihakanye gutya. Sendi Petero Nakubwiye ngo iki Dumba, narakubwiye aho kugira ngo ukunda abahanzi wakunda abantu batapinga screen. uwo Bruce Melodie bamwita Yuda narakubwiye aho kugira ngo abahanzi mubakunde mugende mwumve ko muje mukunda abantu batapinga screen. amafaranga Yuda yagurishemo Yesu umuziki yakozemo yakozemo iki yaguzemo ikiziriko mani urareye ubwo muri okay. Ahangaha Yuda ni uretse gato Yuda ninde Yesu ninde? Yuda ni Dumba agambanira Beni yarangiza akanamubaga. Sawa. Niyo mpamvu yaba Debeni yaba Melodie ntawe mfana, uwo nzabona yakotuye nzamubaga, uwo nzumva ndi kumuharara nk'ubu ndaguharaye. Ariko uri leta wowe ni leta ubundi fana cyangwa mfanure ubyihorere. Namaze kugufanura abantu bankunda, ariko sana nzagufanura maze guharara kwindirimbo. Ayo mufana menya ko bigoye kwanga Munyakazi. Ninde wasinze bagahemba Munyakazi. Munyaka Ya oya urumva we namaze kugufanura. Iyi ndirimbo kugora ariko ugiye marumva umeze nk'ufite ururimi runini mu kanwa. Hari ukuntu uvuga nkumva umeze nk'umva. Urabyumva mbangubwire Munyakazi. Udatuma nkumanura bikagaragara nabi. Ndabona ko ushaka kumanure ufite ururimi runini rwuzuye mu kanwa. Umva wamutinganye bakaputwe n'akanwa k'umusaza kanukaze katabeshya. Nushaka kumanura ufite ururimi rwuzuye mu kanwa. Umva we Dumba urumva Munyakazi nta mafaranga yenda kuguhareka mumfashe tumubage dore yababaje mukuru wawe urukumva yahinze wamenye ubwenge wakirobezo we dore bari kumbagana nacyo. Umva Munyaka ubwo uzaze ngusome nibwo uzamenya ko ari runini. Umenye ko ndi impyisireri ushaka urupfu ninjye usoma. Ariko umusenzi urumva ukuntu aba mbaze man. Aho kugira ngo ngire ndagwiriye igitsina nagira ururimi runini mu kanwa. Kandi twemeranyije ko mwene magambo arimo ibikozwe. Erega ibi bintu n'abana barabyumva buriya Godfather nubwo utarabyara. Kirababaye. Ntabwo mbaba ariko nanone uzana ubwambure bw'umuntu kukabusunzu rwose hoye. Oya nta kibazo rega warayibagishije. Jewe nk'ibyo mbivuze Bruce yahita arakara ngo ndamwanga. Erego oya nuko nyine umwanga wowe rega njye ko nta mwanga. Nanjye reka nincecekera ibyo ntabyo navuga. None se ko wavuze ko The Ben yashyizeho tenti niki yaje perike niba ari perike. Erega Munyakazi ibi bintu tubavugaho biragurisha mujye kureka tubivuge. oya Godfather Yemwe mikino mbemi Wowe bakwimye stage ceceka. Akoze ibintu bingahe Bruce uwo ndi kukubaza niyo yabarayibagishije ni yawe ibyo wowe ceceka warazimye. narazimye nyine. ndabyemeye ko usigaye wikundishwa kuri Bruce Melodie bayuke kandi ubizi ko ibintu yagukoreye byose ubizi. nawe teka utuze uceceke ikibazo cyawe. ntuzongere kugusaba ku biganiro wiriza amagi. narira samarira nayandi amarira akora yanjye nayandi. Reka mutere stories z'umuntu wakoze business ebyiri zidahuye. Ntumbwire ko ugiye kuvuga amagi. Umuntu yaragiye ngakora itanura rya ndiribumba amatafari. Ndabizi. Noneho akajya ricanira nyine urumva barayareka kuma. Anakora ifamu yorora inka ahinga ubwatsi. Imvura yagwa ngitanura ryanjye we
izuba ryava ngo ubwatsi bwanjye neza Dumba yaragiye aravuga ati ngiye kujya nkora akazi k'amaboko nkata ibiti. Yego. None uyu munsi turuganire guteka. None se nimba ahubwo mumbwirire ngo bosi we araza ryari ngo arye. Ibi ngibi tuba tubibona. Basha bamaji bura Dumba naga ari umuntu ukorerwa uturimo twinshi tw'amaboko aratwikorera nta muntu atekeye. Oh yes. Aritekeye. Ariko ziguteka wambaye bandana. Uragira ngo ashire ityazo ku kabusunzu. Amaji. Mbabarira Dumba nakari kanyuzemo. Amaji urabizi ko ariwe wavuze ko Bruce Melodie yagutwaye mu barozi. Nabivugiye he? Birapostinze kuri page yanjye. None se si ibintu by'abaskama byanyu hari ribi. Abase Amaji subiza neza nakujyanye mu barozi ryari ko nabyo. Thank you so much. Ahubwo twagiye ubwo ngubwo. Twagiye rero. Wanjyanye mu barozi hehe ryari bitewe n'iki? Uvuga ibyiki? Oya nuko Dumba narize ngo ibyo bintu koko byarabaye. Aya Dumba aramubeshye. Melodie urabizi neza. Urabizi. Oya ibaze ko byabaye. Ibaze ko warabivuze mu kiganiro. Warabivuze. Amaji nuzu biranize. Amaji nuzu byusa. Melodie. Yes. Aba baniga bashatse kuduteranya ku buryo buremereye cyane. Mbabarira. Abahe baniga. Ubwo se birakureba. Abo baniga se mvuze ko abazi ibindi nibiki. Amaji rero mwebwe Dumba na Godfather. Buriya Amaji ni umuvandimwe. Umuhungu nawe w'i Kanombe. Abantu bose bavuye i Kanombe. Kanombe ni kureho gato y'umujyi. Nta mikino tuba dufite. Bishatse gusobanura iki? Bisobanuye ko n'umuntu w'i Kanombe urugendo ruva i Kanombe rukagera mu mujyi rushobora kugutwara iminota nka 30-40 mu modoka. Gutaha n'ubundi urumva atari amasaha 2. Wowe ugafata amasaha 2 yanjye mu munsi ukagira ngo ni imikino. Iyo nje mu mujyi mwana mba ndi seri. Tugahunda twese twanzanye ngomba kuza nkadukora nkaturangiza. Niyo mpamvu bihuriye he n'ibiganiro yavuze ko yubaze 30 na 30 itubona amasaha 2. Amaji sagiye mu mugaruri. Oya arongera. Shiramo request Amaji. Okay, kacha ko umuntu ngira moderator amvanira abantu bose bari muri request. Urero. Kaniye kukumanura. Kuri goro wako.